ya ako kantu kabaho yego ari nayo mpamvu natwe twifata tukavuga ngo nubwo tutabona twese byibuze tunabane twereka abantu ko dushoboye kuko kenshi umusore aba yibaza uyu muntu nzamushaka katazateka uyu muntu nzamushaka katazuhagira umwana uyu muntu nzamushaka kataziyambika ariko nawe uri umusore duhuriye mu muhanda ukareba uko nambaye uri umusore duhuriye mu muhanda ukazaza ukagira amatsiko yo kunsura nkakwakira ukareba uko nkwakiriye uhita uvuga ati uyu muntu arashoboye kuko nta mukozi mfite mu rugo nta muntu n'umwe mu rugo uri kumfasha ngo kandi urasa neza uriyambika nta kibazo mu bijyanye n'ubuzima ni ukuvuga ngo iyo turangije kwiga massage turataha tukajya ku icumbi murabana mbese yego aha byiza cyane noneho yego turataha tukajya ku icumbi ubwo nyine tukagabana imirimo umwe akajya nko guhaha undi agasigara atetse cyangwa twabona ari ngombwa twese tukajyana twavayo noneho umwe agasigara yoza ibikoresho undi akajya kuvoma ubwo iyo tuvuye guhaha umwe asigara yenda atunganya ibyo guteka yoza ibikoresho undi akajya gushaka amazi mu mpere mikoro hari ikintu kimwe noneho ngiye kugenda nibaza niyo mpamvu nabwiye abakunzi bacu ko tuzongera tugakora ikiganiro cyanyu cyihariye ubwo dutangiye kureba noneho zino muvoma mukora mu by'ukuri iyo uvuze kuvoma ahantu mutuye ntabwo muba mu gipangu kirimo amazi tuvoma ku ivomero ry'akagari ariko ni hafi cyane muri make nta ntambwe 10 zirimo kuva aho dutuye ujya kuri rubine nta ntambwe 10 zirimo ni hafi cyane yego noneho duhe ishusho muri sosiyete babafata gute ese nta bantu bababangamira ese abantu ushobora kumusaba serivisi uti ndwanaho kuri iki kintu akakumva ese iyo ugeze mu muhanda nk'iyi mihanda murimo ya Kacyiru kwibamwe ibinyabiziga byinshi abantu babafasha gute bigenda gute nkuko mubizi rero mu muryango nyarwanda ntabwo tuba dufite umutima umwe yego cyangwa se umutima ungana hari reka twongere tubahe ikaze bakunzi banjye nawe TV twizera ko mumeze neza aho muri mu bice bitandukanye by'isi by'umwihariko abari hano mu gihugu cyacu u Rwanda mwese turizera ko mumeze neza tubashimire cyane kandi nimba mwarasuye nge nawe TV mugakora subscribe kugira ngo inkuru zacu zose zijye zibageraho tugitangira kuzitunganya murabizi ko nge nawe ari urubuga rwashinzwe n'abatabona umugabo n'umugore Nyankiko Pierre na Madamu Mukanziza Venasi icyari kigamijwe nk'abantu bafite ubumuga bwari uburyo bwo guhuza abafite ubumuga ndetse n'abadafite ubumuga cyane ko ari abantu bakunda kugira ibibazo by'ubuzima haba mu mikorere mu mitangire ya serivisi mu mibereho rusange n'abantu bakunda gusa naho bashyirwa inyuma kandi murabizi ko ubumuga ni kimwe mu bintu bizira umuntu atabiteganyije akabyakira kuko byose bikorwa nyine niyaturemye niyo bubasha niyo ifite imbaraga kuri buri kimwe uyu munsi rero nanone twifuje kuganira n'abana b'abakobwa babiri uko mubabona bombi bafite ubumuga bwo kutabona icyo tugiye kuganiraho n'ubundi nta kindi ni ubuzima bwabo bwa buri munsi turaza kureba n'ibiki bibabangamira ese ubuzima barimo babubayeho gute byose turaza kubireba kandi tujya tubasaba ko nimba hari support mushobora guha abo tuba twazanye kuri runo rubuga ni byiza ko nukuri mwazitanga mushobora kuzinyuza kuri bo ubwabo cyangwa mukazinyuza hano kuri Nge nawe TV kandi twazibagezaho tugiye kubakira rero turahera kuri uyu ufite mikoro abanze abibwire amazina ababwire naho yavukiye ndetse arahita nababwira naho turi ubwo turaza guheruka kuri uri hanyuma dutangire gutyo yego uzamura ijwi kugira ngo bakumve murakoze cyane nitwa Kimpaye Pasikazi navukiye mu karere ka Nyanza umurenge wa Nyagisozi akagari ka Kabuga ariko ubu ngubu nkaba ndi kubarizwa mu karere ka Gasabo umurenge wa Kacyiru akagari ka Kamutwa ufite imyaka ingahe cyangwa uratinya kuyivuga imyaka 26 yego byiza cyane mperuwo nawe uruvugiro nawe narufate
akirana iyo mikoro. murakoze cyane. Nawe uzamurijwe ibanga. Nitwa Nyirasagwe Godiosa, nkaba naravukiye mu karere ka Nyaruguru, umurenge wa Nyagisozi, ariko ubu ntabwo nabashije kuba ariho nkurira gusa, nabashije kwimukira mu karere ka Gisagara, nkaba ariho ndi kubarizwa muri iyi minsi ku bijyanye n'ibyiciro, ariko nkaba niga mu karere ka Gasabo, umurenge wa Kacyiru, akagari ka Kamutwa. Kuri ubu ngubu niho ndi kubarizwa. Nyaruguru narahimutse, ndi kubarizwa mu karere ka Gisagara. Kuri ubu ndi umuturage wa Gisagara. Yego. Ubwo nkaba mfite ubumuga bwo kutabona burundu. Komera bambi. Yes. Ubwo nawe ufite ubumuga bwo kutabona burundu nk'uko bivuze, imyaka si ngombwa. Navutse 89, ntabwo imyaka yanjye nyigira ibanga. Yego. Byumvikana ko sindi muto, sindi na mukuru. Ntago watubugari. Icyo kiremeye rwose. Okay. Yego. Abo nibo tugiye kuganira. Reka noneho duhere kuri wowe rero ufite mikoro. Mu by'ukuri twifuza kumenya ubuzima mubamwo. Murajya mubusangira, kuko reka tubwire abakunzi bacu ko hari igihe tuzafata buri umwe ku giti cye, ariko tubanze turebe, nimubanze muduhe ubuzima buri rusange mushobora guhuriraho, noneho tuzakora ikiganiro buri wese ku giti cye, kuko urumva umwe yavukiye Nyaruguru, undi avukira hariya i Nyanza, murumva ko murabana nk'inshuti, ariko amavukiro yanyu aratandukanye. Ubwo no kuvuga ngo buri muntu afite message y'ubuzima bwe. Yes. Mugiye kuduha ikiganiro gisa naho ari ubuzima muhuriyeho. Dutangire gutya. Ubwo mwese muri abakobwa. Yego. None rero reka turebe, tubasanze hano kwanza, nimubanze mudusobanurira hano tubasanze, noneho dutangire. Mudusanze mu karere ka Gasabo. Yego. Murenge wa Kacyiru. Kuri Singhamus Hans niho twiga, tuhigira massage. Ngo kuri Sing House? Yego. Niho twiga, tuhigira massage bijyanye n'ubugororangingo cyangwa se kuruhura umubiri. Ibyo ngibyo nibyo tuhigira, nibyo byatuzanye mu karere ka Gasabo, niwo mwuga tuhakorera. Yego. Yego. Urakoze cyane. Mu mpere mikoro nawe ngira ibyo mubaza, noneho ubwo turatangiye ikiganiro kiza tumenye ko mwiga. Ariko noneho ubwo ntabwo dushatse kujya muri wa muzi wuko nimba mwarize mbere cyangwa byaragenze gute, ariko reka dukomereza aha. Bamaze kumva ko tuzakora ikiganiro buri umwe akaduha amateka y'ubuzima bwe. Noneho reka turebe rero, nkawe ufite mikoro ni wowe tugiye guheraho. Mu buzima rusange, buno buzima tubamo, guhaha, ugateka, ukavoma, ndagira ngo muduhe iyo shusho. Muragenda mubiganiraho, icyo wumva utavuze neza arakunganira. Mubaho mute? Mu bijyanye n'ubuzima, ni ukuvuga ngo iyo turangije kwiga massage turataha tukajya ku icumbi. Murabana mbese? Yego. Byiza cyane. Noneho yego, turataha tukajya ku icumbi. Ubwo nyine tukagabana imirimo, umwe akajya nko guhaha, undi agasigara atetse, cyangwa twabona ari ngombwa twese tukajyana. Twavayo noneho umwe agasigara yoza ibikoresho, undi akajya kuvoma. Ubwo iyo tuvuye guhaha, umwe asigara yenda atunganya ibyo guteka, yoza ibikoresho, undi akajya gushaka amazi. mu mpere mikoro hari ikintu kimwe noneho ngiye kugenda nibaza, niyo mpamvu nabwiye abakunzi bacu ko tuzongera tugakora ikiganiro cyanyu kihariye. Ubwo dutangiye kureba noneho zino muvoma mukora. Mu by'ukuri iyo uvuze kuvoma, ahantu mutuye ntabwo muba mu gipangu kirimo amazi? Tuvoma ku ivomero ry'akagari, ariko ni hafi cyane. Muri make nta ntambwe 10 zirimo. Kuva aho dutuye ujya kuri rubine nta ntambwe 10 zirimo, ni hafi cyane. Yego. Noneho duhe ishusho muri societe babafata gute? Ese nta bantu bababangamira? Ese abantu ushobora kumusaba service uti ndwanaho kuri iki kintu akakumva? Ese iyo ugeze mu muhanda, nk'iyi mihanda murimo ya Kacyiru kwibamwe ibinyabiziga byinshi,
abantu babafasha gute, bigenda gute? nk'uko mubizi rero mu muryango nyarwanda ntabwo tuba dufite umutima umwe, yego, cyangwa se umutima ungana. hari uwo uwaka serivisi akayiguha, hari uwo yaka akayikwima, kenshi yibaza ati se uriya muntu uri gukora ikintu kuriya waje inahangaha yaje atareba. hari abafite iyo myumvire, ariko abenshi ni abakwitaho bakumva ko icyo ubatse cyangwa imba ubayoboje ese ahangeze ni hehe, akumva ko ari ngombwa kukuyobora. kenshi na kenshi tuba dufite inkoni zabugenewe ziranga abafite ubumuga kandi bwinshi. ubwo ndiho ndibaza, ari we ngiye kubaza ikibazo uyu nguyu ukurikiyeho. ndiho ndibaza noneho ubwo hari ukwemerera akagufasha, hari n'ukwangira. noneho ndagira ngo wenda mu gihe ugifite iyo mikoro, wowe ubyakira gute ku ruhande rwawe iyo usabye umuntu serivisi ukumva ntayigufashije? kandi rimwe na rimwe ku ruhande wumva umuntu akavuga ati runaka, ati karame ngwino uzanire kino kintu, ukumva yamugezeho, ariko wowe ukumva birakugoye. Yego, inshuro nyinshi ntabwo bikunezeza, kuko nimba nkuyoboje inzira ijya mu rugo nubwo usanzwe uzi ko ariho navuye, nkabona uranimiriye, mpita nibaza nyine impamvu ntabona. kenshi na kenshi nkabigarukaho nkabyibaza, ni muntu ki Imana yasigiye amaso akaba atifuje kumfasha nk'uko yamusigiye. nyine ntabwo byaba kugukomeretsa, kuko ibyo ni ibintu ntabwo byaba kugukomeretsa uretse kutabitindaho cyane. bibaza ko nyine nawe nta kundi yabigenza, umutima afite ntabwo wamuteramo umutima w'impuhwe kandi nta. reka turebe mu mpere mikoro mbere yuko muza muri kino kigo. ndagira ngo ubanze uduha agashusho gato kuko wahuye na mugenzi wawe. yego, mbere yuko nza muri kino kigo naje Kigali nje gusura umuntu w'inshuti, nyine yari umukobwa w'inshuti yanjye. ubwo mpageze sanga none umuvandimwe nawe yari yaje nyine gusura inshuti ye. turangije turahahurira. noneho kubera ko twari twarumvise ko nyine hari umubyeyi ufasha afite ubumuga bwo kutabona kwiga massage, kandi akaba yigishiriza ubuntu. twaraje nyine turabanza turamureba, turamubwira ese natwe ko twumva dukunze massage twaba dushaka kuyiga watwemerera? aravuga ati mwembi yego. aravuga ati nta kibazo, kwiga ni ubuntu, muzaze mwige. ubwo nyine tuhita tuvuga ati ubwo atwemereye kwiga, reka natwe dushakisha ukuntu twabona geto, twabona nyine inzu yo kubamo. ubwo nyine twihuze, nitugira amahirwe tuzatubona udufasha kwishyura inzu, ubundi twige massage nta kibazo. yego, ubwo dusubira inyuma gatoya rero, ndiho ndasa naho nsubi inyuma, ariko ntacyo bitwaye. ubwo muhuriye i Kigali kandi mwese muri abakobwa, muranabana mu nzu. reka noneho turebe cyane ko uwo mushiki wanjye hari imyaka yavuze, numva ni imyaka yo kurambagizwa. ubwo nako simbura kukagarukaho. muri sosiyete hari ubwo usanga umuhungu atakurambagiza akavuga ngo ngiye ngo ntago nakunda umuntu ufite ubumuga bwo kutabona. ese ibyo bintu mujya mubibona kuri mwebwe cyangwa no ku bandi? ni akantu gato kugira ngo dukomeze ikiganiro, muhe mikoro abari bunsubiza. ako kantu kabaho. yego, ari nayo mpamvu natwe twifata tukavuga ngo nubwo tutabona twese, byibuze tunabane twereka abantu ko dushoboye. kuko kenshi umusore aba yibaza, uyu muntu nzamushaka ko atazateka, uyu muntu nzamushaka ko atazuhagira umwana, uyu muntu nzamushaka ko ataziyambika. ariko nawe uri umusore duhuriye mu muhanda ukareba uko nambaye, uri umusore duhuriye mu muhanda ukazaza ukagira amatsiko yo kunsura nkakwakira ukareba uko nkwakiriye, uhita uvuga ati uyu muntu arashoboye, kuko nta mukozi mfite mu rugo, nta muntu n'umwe mu rugo uri kumfasha ngo kandi urasa neza, uriyambika, nta kibazo. kandi ukabona ukwezi kurashize ukundi kuraje, hafi n'umwaka ukaba wenda kushyika hafi. uba ubona ko ni ikintu turi kugaragaza cyane yuko umugaye ufite ubumuga bwo kutabona nawe ashoboye, kugira ngo na wa musore watinyaga yego abashe kureba
uyu muntu umushyize mu rugo hari ikintu yabasha gukora. Ubundi muri make turi kugaragaza ubushobozi bwacu. Wow, none se ubundi tukiri hano ni igiki mu by'ukuri ubundi wowe wiyumvamo kutakora mu buzima busanzwe n'abandi bose bakora babona? Yanjye Godioza nta kintu na kimwe ntakora, kuko ndafura, ndateka ibiryo byose, yaba ari ifiriti, yaba ari inyama, nk'uko abantu babyibaza ngo ese buriya yashyira amavuta mu nkono agateka, yaba ari ubugari, ikintu cyose, icyayi ndagiteka nkakisukira muri teremusi mu gihe nyifite wenda, kuko njya mbireba nimba mbasha kugisuka mu ijage, tuvuge ko teremusi ntayo mfite, yego, ariko no mu ijage no mu teremusi ntabwo nanirwa kugisukamo. Ubwo rero ni ikintu kigaragaza ngo ya myumvire wari ufite, nimba duhure mu muhanda ukavuga uyu muntu none habaye hatabaye hate, gira amatsiko unsure urebe uko mbayeho, kandi uzasanga nta kibazo, ntawe unyambika, ntawe umfurira, ntawe untekera, kandi ibiryo byose iyo Imana yabashije kubimpereza ndabitegura neza kandi bikagenda neza nta kibazo. Ko hari aho bashobora kukwimakaza mu buzima busanzwe, kandi ushobora kuba watanga iyo serivisi, ukakira abakiriya, ukababwira uti karibu ibyicaro ngibi, ukabazanira. Birashoboka kandi binabaho cyane. Utabona nyine iyo bamubonye mu muhanda baba bumva ko ubuzima bwarangiye, ariko by'ukuri ntibwarangiye. Iyo tubonye udusigasira natwe akaba yatwegereza ku kazi twagakora, yego, natwe twagakora kuko turashoboye. Nuko gusa imishoborere yacu bidusaba amafaranga, kuko biba bigoye, ubuzima bwacu buba bugoye, dushaka amafaranga nyine ariko ntayo tubona. Yego. Aha, mpera mushiki wanjye Ruvugiro nawe birumvikana icyo kintu usobanuye ni ikintu gikomeye, kandi sosiyete iriho iragenda ihinduka buke buke, ni n'amahirwe kuba nge nawe TV nayo yaraje. Ariko noneho reka turebe ni ibiki ubona sosiyete ikwiye guhindura, mukavuga uti ibi bintu bihinduke badufate kuri runo rwego. Yego, sosiyete ibyo igomba guhindura imyumvire, kuko natwe dufite umwuga wo kutabona turashoboye. Yego, murashoboye nk'uko yabivuga ati byose turabishoboye. We hari yagiye agaruka ku bintu byinshi bitandukanye. Wowe ni nk'igiki wumva muri wowe wumva utakora ubundi, ku buryo umuntu dufate urugero uri umukobwa kandi uzaba umubyeyi urerera igihugu nk'abandi, ni igiki wumva nko mu rugo rwawe utakorera umugabo wawe cyangwa umuryango wawe nk'ufite amaso areba? Byose nabikora nk'umuntu ufite amaso areba, kuko buriya nubwo umuntu afite amaso areba, nanjye utareba akazi kose mbasha kukikorera, kandi nkamenya n'ukuntu niyadaputa nkajya guhaha, kandi ibyo mbikora ntareba na gake. Nuvuga ko rero akazi kose ndagashoboye, no kwita ku muryango wanjye nabyo ndabibasha. Ahubwo nimba mbyumva neza mwebwe n'ibintu byanyu mushobora kuba mwirinda kugira ibyo muhutaza mukabikorana discipline iri hejuru cyane. Yego, mwanga ko mwangiza ibintu by'umuntu utabona. Yego, nyine aba agomba gucunga sekirite yabyo, akamenya aho biherereye, akinda kubyangiza. Nimba yateretse amazi yo kunywa ahantu runaka, akagenda azi ngo ndagenda afata akabido k'amazi yo kunywa, ayo gutekesha, ibintu byose biri ku murongo. Yego. Wow, ahubwo ni ikintu cyiza cyane. Mbo abanyarwanda bajya baca umugani ngo inkingi imwe ntigigera inzu. Wapi? Ni iki mwumva sosiyete yabafasha mu buryo bw'ibifatika bwa buzima, nk'uko mwahereho muvuga uyu mubyeyi wabafashije kuza kwiga ubugororangingo? Ubwo muraza no kutubwira urugero mubigejejeho, kugira ngo umuntu yumve ko n'ubutaha ashobora kuvuga ati babana ashobora kubazana muri serivisi yanjye. Noneho ni iki mwumva sosiyete yabafasha mu buryo bw'ibintu bifatika ubundi? Yego, icyo twumva yadufasha, yadukorera ubuvugizi, yenda tukagira nyine nimba akazi nk'ako kabonetse tukabona akazi, cyangwa yenda aboneka n'umuterankunga akatwunganira tukabasha kuba twakwishyura inzu. Yego bambi. Hari icyo nawe ashaka kuvuga, muhe mikoro, yaragihaye amashyi. Ni ukuvuga ngo sosiyete nyarwanda, yego, cyangwa se n'abari hanze babasha kumva iyi TV iwacu,
njye nawe TV njyewe nawe, iwacu yego. bakwiye kudufasha kandi bakwiye kwitaho utabona akenera amafaranga. Twicaye muri iyi masaje ariko bitavuze yuko tubonye n'ubushobozi bwo gushinga ibyacu ntabwo byatunanira kubikora. Wow. Ntabwo byatunanira Ibyanyu. kubikora. Kimwe nuko twaje muri iyi masaje turangije kwiga machine iyi iboha imipira ariko ubushobozi Mwembi? bwayo twembi uko Yego. tubana gutya. Oh. Ariko ubushobozi bwayo ntabwo dufite. Je nagize umugisha wo kugira ngo mbone aho nyaka inguzanyo ariko kugeza na n'ubu amezi abaye 3 sicyuramo na rimwe. Icyumvikana inguzanyo warayigujije? Inguzanyo ya machine barayiguhaye? Barayimpaye kandi yishyurwa buri kwezi. Ariko ubu tuvugana ikimenyetso gihari kiri kunsatira nubwo nyifite ndi kwiga sindi kubona uko nkora kubera nta budodo mfite. Ikibazo ni ya mafaranga, nta meza gushyira iyo machine mfite kandi mugenzi wanjye twakakwiye gukora kugira ngo twiteze imbere twandike irindi zina ariko kubera ubwo bushobozi ntabwo dufite. Ni ukuvuga ngo icyerekezo ndi kubona biri kwerekezamo nuko wa mwaka twasezeranye kwishyura nigihe nigishira ntarishyura ya mashini bazaza bakagera gute bakayiterura bakayijyana. Kandi yari amahirwe yo kutabona. Ikibazo abatabona dufite ni ikibazo kijyanye n'amafaranga. Yego. Umunyarwanda cyangwa se uri hanze yagira ubushobozi yadufasha kugira ngo natwe tubashe kwiteza imbere kuko aho gufungurira umuntu ibitetse wamuhereza ibyo ateka kugira ngo nejo azirwaneho. Yego. Iya wamufungurira ibyo nejo azarwanishaho n'umuryango we. Ubwo rero tugize ubushobozi mugenzi wanjye yarize nanjye narize ariko byumvikane ngo ibintu turi kwiga turi kurambika kubera bwa bushobozi buke. Uwadutera inkunga rero yabatufashije cyane. Yego, byiza cyane bari kubyumva. Noneho reka turebe rero urugero rw'iyi massage ingororangingo muri kwiga. Mubigejeje hehe? Iyi massage turi kuyiga tuyigeze kure. Ikigaragara nuko tukorerwa isuzuma bumenyi. Yego. Kenshi na kenshi batubwira ko iyo tugiye mu isuzuma bumenyi baratubwira ngo tumaze kugerageza kandi koko natwe iyo twumva tumaze kugerageza. Mwumva hari ibice by'umubiri mwumva hari ibice by'umubiri tumaze kumva. Yego. Yaba muri theory cyangwa muri pratique. Yego. Hari ibyo tumaze kugeraho nubwo tutarageraho tugera nyirizina. Turi abanyeshuri nyine turakomeje ariko ikigaragara hari icyo tuzi muri byo. Yego. Ubwo bundi mumaze igihe kingana iki mushigaje kingana iki? No kuvuga ngo je nageze mu mujyi wa Kigali mu kwa 7. Uhita utangira? Mpita ntangira. Yego. Hamwe nyine na bwa buzima kenshi urabyumva uyu munsi nabuze uko mbigenza ndasibye. Ariko ndihamiriza neza ko umukiriya rwose namukora kandi nkamusoza. Yego. Bibaye byiza rero no na hano dukorera abakiriya babyumva bakaza tukabakorera nta kibazo rwose turakora. Nubwo twiga hari n'abakozi babizi neza. Hari natwe twiga ibyo byaba byiza cyane. Hano hari abakozi babizobereye. Noneho namwe mukaba muri mugenda mugera ikirenge mu cyabo. Turimo turagera ikirenge mu cyabo kandi duteganya ngo ejo hazaza bibaye byiza n'ibyacu twabishinga kuko natwe turashoboye. Yego. Ubwo mushigaje igihe kingana iki mwiteganya gihe y'aya masomo? Mwiteganya gihe mu rwego rwanjye numva ko nubundi mu kwezi kwa 10 n'abashoje kuyiga wenda najye nkabarirwa mu bakozi. Ni nago rwego rw'ikigo ariko ubwo ngo. Oya. Ikigo nta rwego rugarukirizamo kwiga kuko harimo na bugendo hasanga gusa bitewe n'intego umuntu agenda yiha. Yego. No uvuga ati ibi bintu ndabyize ndabimenye reka mbe ngiye kuruhura ubwonko ngende ndebe ibindi nkora cyangwa se nimba ari ngombwa mbikomeze kuko kenshi na kenshi usanga batabona hasi hariya mu cyaro tutabaho neza nkuko tubishaka. Yego nibyo. Hanyuma mbere yaho gato ubundi mwari mwariza yahe masomo? Jewe uretse uwo mwuga wa mashini gusa. Yego. Kuko nagize igikomere cyo kutamenya makuru yuko abatabona biga. Menya ko biga igihe cyarandenganye biba ngombwa ko niga.
ibizambeshaho vuba na vuba, amashuri sinayihutira cyane, imyuga niyo nzi. Yego, komera. Muhereza uruvugiro nawe. Nawe uri kwiyumva nk'uko nawe yiyumva, cyane ko yavuze ko mwatangiriye rimwe, ndatekereza cyane rwose. Noneho rero ubu ngubu umuntu agize gutya, aravuze ati noneho bariya abana b'abakobwa ngewe ndumva ngiye kubarokereta batware cyane amezi uriho uvuga ntabwo ari igihe kirekire kuba muzaba mumaze gusoza. Kandi hari n'icyo yanavuze ati ni ukuri hari ibitugora, mushobora no kubifatanya ndetse kwiga no kuba mwana buha iriya mipira yavugaga. Ariko avuga ati n'ubundi ngewe kugeza ubu imashini nayo nagize amahirwe yo kuyibona, ariko ishobora kunca mu myanya y'intoki. Reka turebe noneho wowe ku ruhande rwawe, umwihariko wawe nawe niki kiriho kikubangamira, wumva sosiyete ikwiye kugufasha mu buryo bufatika? Yego, ikintu kiri kumbangamira ni imibereho y'ubuzima, no kuba narize uwo mwuga nkaba nicaye kandi naragiriwe amahirwe nkabona unyishyurira nyine nkiga uwo mwuga, ariko ntanyishyurire mashini nyine, nabyo birambangamiye. Kuko buriya iyo umuntu yize ikintu akamara igihe atagikora biba na ngombwa ko akibagirwa. Ariko ubu ngize umugisha nkabona nk'ibikoresho, najya mara kwiga massage agenda noneho wa mwanya wo kugira ngo upfushe ubusa nkaba nicaye kuri mashini. Yego. Birumvikana. Ahubwo mwongere, uyu mubyeyi ubafasha ntabwo ari umunyarwanda, ni umunyamahanga, ariko urumva kumuha umwanya akamubwira ngo ngwino nkwigishe, ngwino tugufashe, ejo uzamenye. Barahari benshi bitunze ubu buryo bwo gukora massage, cyane ko ubugororangingo mu gihugu kiri gutera imbere ku muvuduko uri hejuru cyacu nk'u Rwanda, ni byiza ko n'amagara yacu yaba ameze neza. Yego, rero tugiye kugana ku musozo, ariko ntabwo turi buze gusoza. Arya wambwiye ko ufite imyaka ingahe wowe ufite mikoro? Ngiye mfite imyaka 26. Aha, okay. Ubwo naringiye kubwira abakunzi bacu ko twabaha telefone zanyu, ariko iyo nza gusanga uri munsi y'imyaka uri munsi y'iyo myaka ntibyari gukunda, ubwo twari kubireka. Ariko iyo myaka ufite mwaganira n'umuntu ukifatira icyemezo. Noneho turagira ngo dusoze rero, twongera kubanza kwibutsa abafite ubumuga, nabo hari ubwo bajya bitinya rimwe na rimwe, natwe twashaka kubaha zino mikoro ngo bagire icyo basaba abanyarwanda, ugasanga nabo nabyo ubwabyo barabitinya. Turagira ngo banze baduhere message na mugenzi wawe baduhere message, tugaruke noneho tubaha nimero zacu za telefone. Hari ushobora kuvuga ngo reka aba bana mbaganirize, reka aba bana mbafashe mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Banze uduhere abafite ubumuga message. Yego, message naho abafite ubumuga bagenzi banjye ni uko bareka kwitinya, kuko buriya na nyuma ya zero Imana irakora. Nibumve ko nabo bashoboye kandi Imana nayo irabashyigikiye. Kandi ikindi nanone bagerageze kwegera bagenzi babo, babaganirize, babagira inama, bafata ingero z'abagiye bakora ibidashyikirwa. Yego, bagende badufatiraho ingero. Nk'imba nagize amahirwe nkiga uwo mwuga, hari benshi batabigeraho kubera kwitinya. Yego, ariko inama nabagira ni uko bakwitinyuka bakava mu gikari nabo bakajya habona. Wow, byiza cyane. Ubwo nimba rero nta kindi kigusobwe mu byo twaganiriye, uracyongeraho. Nimba ntacyo uramuha uruvugiro nawe yasoze. Ikindi nari nibagiye kuvuga, yego, nuko navutse nyine ntareba, nkagira nyine n'amahirwe make nkabura ababyeyi bose. Komera. Igihugu n'ababyeyi bawe, ihangane kandi ukomere cyane. Navuze ko ayo mateka yanyu tuzongera tuyafate ku ruhande pe, abantu babyumve. Nimba hari ushobora no kukubera umubyeyi, ahero babyumve ko tuzazana amateka yawe yose, afata icyemezo cyo kuvuga ngo uyu mwana namugira uwanjye. Kandi ndabizi ko hari abantu benshi bakeneye abana nkawe, kuba waba uri umukobwa we akagushyingira ukagenda ukaba umubyeyi, ukajya uvuga ngo kwa mama, byamushimisha. Kandi barahari bafite uwo mutima pe. Yego, iyo message tuzayifata twitonze neza. Yego, hari ikindi kiri kugutsika umutima watubwira? Ikindi nuko kuba
nganiriye na Njye Nawe TV. na Njye Nawe TV biranejeje cyane. Yego. Ni ukuri ni iby'agaciro kuri njye. Imana ishimwe cyane. Okay, mu mpero ruvugiro nawe. Ngaho nawe isanzura usibe gusanza ibyo usanze. murakoze. Yego. Nkuko nagomeje mbivuga ngo kwigisha umuntu kwibeshaho ni byiza cyane kandi ni by'ingenzi. Aho umuntu ifi umwereka uko ayiroba. Uko ayiroba. Yego. Hari ikintu navuga ntagiye kubwira abafite ubumuga gusa, uretse ko nabo hari igihe uba ufite ubushobozi ugafasha mugenzi wawe, ariko hari ikintu navuga nsa nuko twahuye nacyo cyangwa se gusa ahubwo twahuye nacyo. Nagira ngo mbwire abantu bafasha abafite ubumuga kujya kwiga yaba imyuga cyangwa n'ahandi. Ni ukuri muntu uri hanze, muntu uri mu Rwanda, mu turere dutandukanye, mu mirenge itandukanye, bayobozi bayoborwa, nagira ngo mbabwize ukuri, kurihirira umunyeshuri akicara imyaka 2 y'amafaranga yarasohotse, imyaka 7 nta gikoresho umuhaye, ibyo bitesha umutwe, byagera ku bafite ubumuga ho bikarushaho. Ni ukuri umuntu naba yemeye kurihirira umwana ajye yibuka no gukurikirana amakuru y'uwo mwana kugira ngo nubundi bwa bwigunge yavuyemo atabusubiramo. Icyo nicyo nagira ngo mbwire abanyarwanda rusange, abari aho batuvugira, natwe ubwacu tuba twize biraturemerera. Ngarutse ku bafite ubumuga rero. Yego. Ngarutse ku bafite ubumuga, yaba batareba, yaba bamufite ubumuga bw'ingingo, nagira ngo mbabwire ngo nimutinyuke. Mukobwa aho uri tinyuka, musore aho uri tinyuka, mugabo aho uri tinyuka, nawe wiyita ko uri mu zabukuru, ntabwo ubuzima bwarangiye, birashoboka. Acyari birashoboka, nimba Pascasia na Gaudios bari kubana batareba, bagateka, bakarya, bakajya guhaha, mukamesa mukaba musa neza, kandi dusa neza, turakeye. Ni ukuri ubashije kubyumva neza, wakumva ko aho wigungiye si cyo gisubizo. Jya mu bandi nibwo uzamenya iterambere aho rigeze. Haguruka mu gikari wanyu, haguruka kuri rwa rugi bakubwira ngo uguma aho ngaho tuzakwitungira, jya gushaka nawe ikikubeshaho, kuko nicyo cy'ingenzi. Ukeneye gutunga umuryango nyarwanda, ukeneye kwitunga ubwawe, ntabwo guhora mu myumvire ngo data na mama bazantunga, guhora mu myumvire ngo nubundi narapfuye byararangiye. Ibyo bihagurukemo wumve ko bishoboka. Abatareba barabana, abareba nkuko nabo babana. Ni ukuri byose birashoboka. Birashoboka, akazi kose uragakora kakemera, nubwo tutarafatisha akazi nyirizina, ariko nakubwiye ko ari impamvu y'ubushobozi. Nteganya yuko mbonye ubushobozi nakora, kandi buri wese akazansura akangeraho akareba ko bishoboka nkuko nabimwijeje ko bishoboka, kuko je ubwanjye nibi natangiye sinumvaga ko bishoboka, ariko mbigezemo nibwo nabonye ko bishoboka. Murakoze. Yego. Noneho hari uwifuza ko kugandiriza nyuma yuko twebwe ubwacu tugiranye ikiganiro, muhe nimero yawe ya telefone. Ushaka kunganiriza, hari nomero yanjye ya telefone ya MTN, ari nayo rimwe na rimwe nkunda kuba mfite kuri WhatsApp, 0782819191. Ndayisubiramo. Yisubiremo bituvugaho n'amazina. Ari no kuri mobile money, hari umuntu kwikundira akavuga ati reka umugurire fa. No muri mobile money irimo rwose nta kibazo. Kandi birashoboka ko wabyumva cyangwa se ukandeba, Imana ikagutera iteka nakazakwibuka ejo hazaza. Ni 0782819191. Iya Tigo ni 0724368827. Ni mazina ni Nyirasagwe Gaudios. Nyirasagwe Gaudios. Yes. Okay, yego. Kobwa wanjye nawe babwire nimero dusoza ikiganiro. Yego. Nimero yanjye ni 0786707672. Ndayisubiramo 0786707672. Ikaba iri no muri mobile money. Airtel Tigo ni 07222079
453. amazina ariho Amazina ni Ikimpaye Pasikaziya. Okay, yego tubashimire cyane bakunzi banjye nawe TV, muri inshuti zacu zakadasohoka. Aba bana b'abakobwa twariho tuganira duciye ku mayange, ntabwo tuvuze amateka yabo ngo umwumve kuva akivuka uko yiyumvise, amaze no kumenya ubwenge, uko yisanze muri sosiyete, uko yakiriwe kugeza ubu uko abayeho. Bizahita bihura n'ibi ngibi muri kubona. Tuzabereka n'amashusho yabo. Ushobora kwibaza ngo ese iyo ari mu muhanda bigenza gute? Tuzabikora, tuganire nabo, turebe aho batekera, bigenda gute, ubwo buzima bwabo tubusangire nabo. Hanyuma ngira nkugire nkuko nabivuze ngo inkingi imwe ntigera inzu. Hari ubwo wahera ku buzima bwabo ukavuga ngo mu by'Imana yampaye reka ngira icyo nkora. Wahera uyu munsi kuba ari hakurya y'imbibi z'u Rwanda mudashobora guhamagara, mwanyura kuri nge nawe, nimero iriho iba kuri WhatsApp, mukavuga ngo turifuza kubonana n'ababana twabonye kuri kamera zanjye nawe TV. Ubwo uramutse ukoresheje WhatsApp, ariko uyu mujene we yavuze ati rimwe na rimwe hari ubwo nyikoresha, ubwo n'umusacinga ukamubona bizaba ari amahirwe. Ubwo ndavuga ko bari hanze y'u Rwanda kuko mudashobora guhamagara, inimero ziri mu gihugu. Yego dushimire kandi uyu mubyeyi wafashe iya mbere yo kabyara yo gaheka, niko mu Rwanda tuvuga, nimba yumva ururimi rw'ikinyarwanda. Tumushimire gutera intambwe agafasha abafite ubumuga. Ni nko kuzana ka kondo Yesu yazanye, cyangwa Yezu kuba bivuga gutyo, agashyira ku maso ya wa wundi utararebaga agahumuka. Nawe igikorwa cyawe kirasa n'icyo, nubwo adahumuka ariko mu rundi ruhande hari uburyo bumuhumuye akareba yumva aguwe neza. Ejo he uri kuhategura, uri umubyeyi w'agaciro. Ndetse sabe n'ibindi bitangazamakuru mushobora gusura uyu mubyeyi, cyane cyane bano bantu bari hano mukakomeza mukabakorera ubuvugizi. Ndizera ko rero mu by'ukuri kuvuga menshi siko kuyamara. Tubashimire cyane, tubifurize amagara mazima, ibyo mukora byose Imana ibyongeremo umugisha wabyo. Jewe nitwa Emmanuel Kanani kuri nge nawe TV, nakagaruka.